baranyikoreye baravuga uriya mukobwa mushizi w'isoni ibiki n'ibiki umugabo yamwanze kubera ko ari gukina filime ibo bakama bapfa kwarara gusa udatanga imbabazi nawe ntazazagirirwa siko biri tubwiye none bamuvuga butu sawa ibyo mujyaki timwumvugaga neza mwese naje sindi faranga yaye akanyagwa reka ngatuke muri comment ariko ya mugore ntasanzwe umukobwa wasito muzinda ati bishoboka wumva keneye kumvuga nabi no kuri muri comment courage babazi zanyu zabagabo ngo ziva kuri sawa niko bakubwiye serious awiziva he kabona umugabo mugore yahiririye wambabariye papa runaka no kuri byancitse nagize gutya wambabariye ngo sawa akantu ko kuvuga ngo ndakubabariye kakagora kagakomera cyane ahubwo ni kurya abantu babinjirira mu muryango bakabateranya hakagira umuntu ukora ikintu ahubutse amabwire ntagajya bibakoruko barongoreranye cyangwa se hari ukuntu bararebanye ni wa muntu nahamagaraga urumva se rino joro twogiki umugiye no hamagaye umugabo ngahamagara arakubwiye ngo guhera none sinkira umugabo wawe ikintu gusa nakoze ni kimwe naramushimiye ndamubwira warakoze ku minsi wadufashe neza watwishuriye inzu waratugaburiye ntitwaburaye ntibadutaye hanze warakoze Imana iguhumugisha ugomba gukina filime y'umuco nyamurenge nubwo nzategwa amabuye menshi ariko nzanasenga n'Imana ibimperemo umugisha kandi Imana yarabikoze kuko iyo nasangaga buzuye mu nzu narahushukaga bukeya discipline nk'umupangayi ninjye wahindukaga umupangayi nkaja mu cumba canje nkikingirana Aline yavugije induru Aline debut yavugije pore ngo twamenye amakuru ngo umugabo wawe ngo yakwivuza umwana icyo gihe byo ndabyibuka byarambabaje ni kamatoke yoga nabonye amatoke ngumi ndakubwira gute ni kwa kundi nyine ugenda ukavuga ngo ne buca mu gitondo uragaruka njye ni nkaho bantwaye ku ngufu hari data wacu umwe wambombokeshe ariko simuvuga yakubwiye gute ngo duherekeze enza nibuka umukecuru umwe yansanze ahantu mu kiriyo akaza apfukama mu nzu y'abandi twatabaye ngo mbabarira ngo ntago narinzi ngo nje nagiye mvuga gutyo ndamubwira ngo mukecuru ndi mu bihe byanje uvuga ibyo ushaka haguruka ndi mu bihe byanje twatabaye ariko usaba A world of stories. Takuramukije ufunguye iyi video nkwifurira amahoro n'imigisha biva ku Mana. Urakaza neza kuri Afro Media Live. Uyu munsi dufite ku screen yanyu umuntu udasanzwe kuri izi platform mwamenyereye benshi mukunda guplayinga mukunda kureba abenshi musympathizinga nawe muziranye mu buryo bwa screen cyangwa se mu buryo bwo kuri telefone zanyu TV zanyu Samuel aho ngaho. Ndabashimiye rero mbifuriza amahoro n'imigisha ubwo turi kumwe kuri Afro Media uyu munsi twatewe iteka mugani w'abavuga turi kumwe n'umusani umusani karibu kuri Afro Media. Asante sana. Ndizera yuko ntaravuga izina atarivuga haraba iyi sura murayizi ngaho typinga muri comment. Nta wundi ni Mwamikazi Yvonne abenshi mvuze ayo mazina ntimwumenya ngo nindi unless tuvuze ngo Nyakinshasa. Igihe nijye rizwe baguhamagaye ngo Mwamikazi wo kwitaba cyane ndanarikunda ndikunda kubi urarizi izina niswe n'abavyeyi wa umuntu aguturutse inyuma akavuga ngo Mwamika ndahinduka na Nyakinshasa niriho kwitaba mbere Mwamikazi uwo ngo abanzibyimbitse uwo ngo ni ubunzi ntuza wikanga ayaye uhita wumva ko uyu muntu uzanze bikunze ntanzi hano anzi guhera imuhira urakaza neza kuri Afro Media Yvonne. Asante sana. Bimeze bite? Tumeze neza. Ndabona usa neza wabukereye. Yesu nse.
Yesu si Mwangi. Si Mwangi. Nubwo ari Kiyateka. Si Kiyateka. Yesu yoba Kiyateka mwiza ariko. Tuzoshoboka Kiyateka mwiza. Tiyo twishuza cyane. Tiyo zanadusora. Ku bakunzi bawe bari kukureba uyu munsi kuri Afromedia. Benshi baguherutse, benshi bataguherutse, ariko bwa mbere bakubonye kuri Afromedia live. Cyane bwa mbere pe. Ijambo rimwe ushobora kuvuga ku muntu umukunzi wawe kubonye kuri Afromedia cyangwa se utakuzi. Ese hari umuntu utaramenya we. Kimeta. Tawe ariko ku bakunzi ba Afromedia turabaramukije cyane. Twishimiye no kuba hano hantu. Babwire ngo ndi hano. Twaje tuje. Uzatubona kenshi. Urindi. Jewe ni bibwire mu buryo Mama David. Ko gasinza ngasiga abandi ngo basigaye bahisha abana. Kari akantu mugende mureke mwa abagore mutagikenera kwivuga muvuga abana banyu muvuge ko muri ababyeyi. Siko umuntu utagira abana buriya ahorana gahinda. Hanyuma noneho nibyo sengesha horasaba. Noneho bo bafite kurabahisha. Ugahisha. Oya, jewe so. Mbese yishimigisha abandi bari gusaba. Abandi bari gusaba. Izo bintu ni bibi cyane. Mama David. I think ako kazina ndi ugakoresha. Cyane. Uzi umuntu ampamagaye ngo Mama David. Swenza numva no mu ifaranga. Reka. Mama David. Ngoheza nga. Wakutiye kandi. Kandira kanyenyeri cyane. Nuko. Mumenyereye ku mazina ya Nyakinshasa Authentique. Authentique. Turi hari. Authentique buriya bivuze iki? Gusobanurire se nawe. Nkabanzwi nk'umukinnyi wa filime, comedian. Ubusanzwe nta kintu nje nananirwa. Ari filime yanditse nayishobora. Ari tanditse iri mu mutwe wanje nayishobora. Ari comedy nayishobora. Iyo niyo mpano yanje. Taya mandiko, tayo guhanura, taruga. Izo nizo mpano zanje abantu banziho. Uyu munsi tukaba twasuye abavandimwe hano Afromedia. Abafana biwanje bo kuri Nyakinshasa Authentique. Muze mukore subscribe. Muze hano mukore subscribe n'aba hano batarazi wanje naho mukandeho. Basimbuke. Musimbukire wanje mukandeho. Kuri Nyakinshasa Authentique. Ako ka Authentique mugafate mu mutwe. Authentique mugafate mu mutwe nuja kwandika ntuvuge ngo ngo burya ngo ni gute. No shaka kwandika Nyakinshasa ndaza. Urabona iri net n'igitambara. Ndagoye se. Yvonne. Aba bantu batarakumenya ku screen. Bataramenya Nyakinshasa ku screen. Mwamikazi Yvonne yari muntuki. Mwamikazi Nyakinshasa atarazamo. Yego. Mama David uwo yarari we. Yari umuntu uzwi yani n'abaturanyi. Abantu twagiye tubane Burundi. Ibo noneho bari bagira kandi kazina. Baje ibintu byo kugira utuzina twihariye. Ntabwo byatangiriye hano kuri kamera. Bari banzi nka wa mugore ugira umwana w'umurwayi. Buriya David yamaze igihe kirekire ari umurwayi. Ariko ico genza nibaza niba ntaringira izina gitwa Mwamikazi niba David wanje ataritwaga David kugira nyine abantu nyine bakwita rya zina gikigeragezo runaka urimo. Nuko bakwita izina bijanye n'ibihurimo. Uwo niwe wari njewe. Ako turagatindaho nyuma. Abantu mukunda guskipinga shauriye umuntu abarimwo hanyuma bagahita bakikwitirira bakakwita bijanye n'igihe urimo. Iryo zina nararigendanye wa. Abantu b'i Burundi mutange comment ntabwo ndi kubesha. Abantu bakwise iryo zina baracaha bamenye ko ryahindutse. Yarahindutse ubu ni Mama David. Kiri wa mugore ugira umwana w'umurwayi. Kandi ntabwo nabagaya. Sinabo banteye ivyo bihe. Ni ibihe nari ndimo kandi bitegerezwa kuba
kandi niyo uri mu kigaragazo buri muntu aba agomba kuzuka kumva agomba kukwita izina ashaka rijanye n'iki na ca kigaragazo cawe. Hari umuntu duherutse kuganira hano aravuga ngo Adonis Muco aravuga ngo abantu baza bakwita bakujajinga bakakwita bagendeye kuri miruware bari kukureberamo. So nka Adonis koko bamujajinga. Adonis wananiwe gushaka. Adonis wananiwe gushaka. Nanone nyine ngo bazavuga ati Adonis ndaza afata umugore wiwe neza ariko aramufite. Asiribateri kubera ruguru niho bakaza bavuga ngo ikigugu. Ikigugu ni ikintu tagisobanura gute mu kinyamurenge. Ikigugu bitandukanye se n'ikigugu cy'ubu nyine gijanye ko ari iki giant umuntu uri kamwite nk'inka ingo mutwandikire namwe mu bitwibutse abantu bakuru mu twibutse ico kintu kuvuga ngo Adonis yarajinze araruharajenguruka mu kinyamurenge kuko sinzi imyaka Adonis afite ariko iyo ariyo yose afite none azonyica ariko iyo ariyo yose afite abo bangana bafite abana bakuru nawe afite abana benshi yabyaye mu buryo bw'abatisimu ibiriya mu buryo bwo kubagira abaririmbyi bikibira turabimushimira gukomeza impano z'abandi turabimushimira ariko naza ni mayinaga ibyo nawe turamukeneye azoni ni ukuruza ni mayina ibyo bintu turabiharabitse cyane nari mvuze tutaraza kuri wa mugore ugira umwana w'umurwayi mu bwana bwawe tubwire wakuze gute dusubire mu bwana abantu benshi kubaza iyo umuntu amaze kugera hano bazabona twaravutse bazagira ngo nuko wavutse icambere bazagira ngo wavutse umwana gutyo wavukiye kuri kamera se iwanyu mwari muyigira jewe ndi umuntu wavutse mu bana 7 ubu dusigaye turi 5 babiri baratambutse akaba ari nje mukuru mwacu. Uri imfura? Ndi imfura kwa papa. Abantu bazagira ngo urumuhereze ari ukuba se naratese ndi imfura kwa papa ni ukuvuga ngo nakuze ndi umuntu witonda utazuvuga nyabura. Abantu bo mu muzinda mwandike muri comment abantu baho mvuka bandike yani umuhana wa Kadeza ukuwigeze ubutumbwe umuhana wa Kadeza na Sepake no kuri Nyabibugo muri Sepake no mu muzinda wewe none nakubwira n'abantu ba hano mu bana Kasarani twabanaga mu muhana bazi kutavuga nta muntu wari uzi ko nza mvuga ico wantumaga nico nakoraga. Abantu bakasarani ndabizi ko muza mureba Fremidi ndanabakubwira uzabaze Mutoni barandika hano mwandike muri comment abantu biwacu nukuri ntago nakaza mvuga mwari muzi nyaka ndasa nk'umuntu w'intombwe urebe yewe isi zituma umuntu avuga ariko isi njye buriye isi niyo yatumye mvuga reka nukuri kubera ibibazo byinshi nagiye mpura nabyo nshaka gushakisha ubuzima urumva ntabwo waje kuri kamera uri intumbwe noneho binaterwa n'ikintu wishoyemo nkanje nari ngiye mu bintu byo gukina filime urabintumbwe gute ndabintumbwe gute bituma mvuga turi bube ariko kandi nkubwire ari umuntu ntazi duhuye ubwa mbere dushobora kwicarana iminota 30 ntaravuga uri kuvuga abenshi bakabyizira ubwirasi ubwibone yabaye umusitari nuko ariko kumva ari kandi ko mu bwana kagarutse nako nari intumbwe nkaba intinya amaso ibintu nyine nk'ibyo ariko kubera ko isi zituma umuntu akora icyo atakagombye gukora niyo mpamvu nuko wakuze uri umwana ucecetse muri environment imeze gute ahangaha turi kuganira abakunzi bacu benshi hari abakunzi bacu bava mu Bugande muri Tanzania mu Burundi mu Rwanda se baragira abafana kwa Neva iyo ingira abafana no kwa Xi Jinping kwa Xi Jinping mu Bushinwa ejo ndi hari watwandikiye ngo ari mu Burusiya murapfu nukuri tugira abafana isi yose kandi turabakunda cyane
kuko nta hantu urata umuntu atagira no nkabavuga ururimi bakwiriye isi tuvuze ngo tumugira mu Bushinwa tubagira mu Bushinwa cyangwa mu Burusiya ntabwo ari abarusiya uretse ko ari n'abarusiya nabonye basigaye bazi ururimi ururimi rwacu ni nkaho goroshe sabe hari abo yaganirije ejo ngo bazi ikinyarwanda ururimi rwacu ni nkaho goroshe so urumva yuko nabonye umuzungu uherutse kuririmba ikinyamurenge ndaheba nabaciyoni sumusita waye mutaza wanje bene abo bose rero niyo mpamvu tuvuze ngo abantu bahita bagira ngo wakuriye kuri kamera bavutse iwanyu muyigira mawe ntayo kugeza n'ubu nyine tayo bagira umuzinda wapi iba nko tubwira muri ubwo bwana bwawe ari umuntu umeze gute bene uko muri ubwo buzima bwo guceceka nyanini ko nari nteye navuga ko ari imiterere yanje ko nari nteye nkora gutyo sibye ko nashatswe ndi mutoya ntangira kwinjira mu bigeragezo byo nashatswe ndi muto mpita mbyara vuba ngo mbyara umwana muzima nk'abandi kandi mbyara neza ntabazwe ariko aza kugira ikibazo nyuma ararwara naho natangiriye intambara ibigeragezo by'intambara amazina atandukanye ukwitiri hari igihe ugira ikigeragezo c'uburwayi ariko ku ruhande tihabura ibindi bigeragezo biguma kuza ariko iyo uri mu bigeragezo kandi noneho ukanabitekerezaho uvuga ati ndi mu gihe canje yesi jara kubreminga umuntu ngo ari kuntuka ngo yagize gute ndi mu bihe byanje ndi mu bihe byanje ngomba kubyakira kuko ndi mu bavuga uko bakeneye kubera ko buri muntu avuga uko akeneye kuko ndi mu gihe canje c'intambara ndibuka David namubyaye 2007 mu kwezi kwa 10 tariki 24 2007 urebe 2007 Mama David afite experience urumva 2007 reba ukuntu ngana ubu urebe 2007 nari umuntu ngana gute turagenda tuje Burundi ariko ngiye ku ntoze yo kumuvuza biranga yarwaye uri muri Kongo turi muri Kongo Irundo iwabo ni Irundo iwacu ni mu Muzinda biba ngombwa ko tuja i Burundi kumuvuza tugeze i Burundi noneho biranga biguma gufatirwamo n'izindi uko ikigeragezo cy'uburwayi kiguma kuzamuka uko mara umwaka arwaye undi niko n'intambara zanjye ngewe ziguma kuzamuka ariko hari n'igihe nza mvuga ati noneho bimwe byabaye ari uko ndakana iyo bize kiki game mfite nk'ubu bwenge mfite ntago byari ko bimeze ko byari bimeze byari kuko nari kwemera kumugwaza se ninje nyine papa bari hano muri Kenya ntago byari gukunda nari kumubwira ati ngwino twicare hano i Burundi tugwaza umwana ariko nyine byabaye ngombwa ko mugwaza nje nyine yari yarwaye iki mu byukuri kugeza uyu munsi ntago navuga ngo David ngo yari yararwaye ngo ingwara ngo yitwa gutya kuko ntako batagize kumuvuza ariko ingwara ikabura yatangiriye mu marira kurira ndabyibuka hari ku Cyumweru muri Kongo Irundo nyuma ya saa 6 umwana atangira kurira nari nsohotse hanze kwanura imirembe twe nta pampasi twari dufite ngarutse nsanga umwana ari kurira kwijwi ryo hejuru nyine nk'umwana batwitse se cyangwa bakubise hasi hari ukuntu umwana arira kwijwi ryo hejuru ndatangira ndaheka naramuhetse David wanjye naramuhetse abasenga barasenga bigenda gute ageraho araceceka ibintu byo kurira tahantu hahamuge ubwo yanganaga nka gute yaramaze urumva namubye mu ijoro ryo kwa kabiri bica ari kwa gatatu afatwa ku Cyumweru yarakira kabiri yarataraneza ni Cyumweru avutse uwumve ngo ntangiye yakize afite imyaka 7 mba mu bitaro nkagenda nkamara umwaka mu bitaro amezi ngataha nkaza mu nkambi naba ntaramara amayinga 2 umwana wanje ati ngaho akarira tena
oya ibyo byo kureba byari byarashize hari ukuntu yahumekaga agahumeka mu buryo najaga gusenga mu rusengero cagihe bahabaririmba kubera ko abari urusaku n'ubundi cagihe babaririmba nk'abandi mu ikanisa ariko mu masaha yo kwigisha ngasohoka kugira ngo ikanisa rigire amahoro kubera ukuntu ntahumeka cyangwe nka kurya polisi ko yakoraga patrol muri quartier mu ijoro bakaza kunkomangira waryamiye umwana urica umwana nkabwira oya yarahumekaga abandi bo mu indi nzu bakumva mu buryo njewe nagezeho nsenga ndavuga ngo mana niba uyu mwana waramumpaye ubona atazabaho muruhurega nanone ariko kubera umugambi w'Imana ejo bundi nibwo navuye kumuherekeza ku kibuga cy'indege mbitekerezaho cyane turahagaruka ndakubujije aba bantu ntibakeneye ko wiruka kurya usimbukiye ahantu amakuru yanje ni maremare ayo ngayo amakuru yanje na David ni munini muri nje ushaka dayimoni no kumenya uwo ndiwe no kumenya uburakari bwanje no kumenya ico tumubanza kubwira Yesu ngo Yesu we banza bihagakiza bukamfatiye uzokansubiza naciye ku ndaraza nako kuri David ni David afite icyo asobanuye muri nje okay twabonye waramuherekeje tuanze tugarukiraho abenshi barabizi ko wamuherekeje barabibonye kuri Nyakinshasa authentique utarabibonye aje kureba simbukirayo siko banza udusubirire hariya kubera ko turaza kumva kuriya kumuherekeza neza aho byavuye n'ubwo buremere bwabyo nico bivuze nuriya musore uresha kuri abantu babonye mfite urutoki rwiza ega hariya ruriya n'urutoki turaza kumva biriya ariko twumvisha background abenshi tutari tuzi hanyuma rero David uburwayi bwiwe bwabaye uburwayi bw'igihe kirekire pe murwaza papa wiwe aba hano muri Kenya ico ge 2007 we yaraba hano oya ubwo twarabanaga twamanukanye 2008 already twari tuje muri Kenya ariko habamwe kandi kantu gahinduka gatuma njewe nji Burundi iwa kaza hano ibyo nta nubwo ari ngombwa kugira ngo mbivuge bifite umwihariko wabyo njewe nji Burundi ariko nsangayo mushiki we mukuru mwabo niwe twabanaga nyine mu muhana mba muri ubwo buzima goja mu nkambi mba muri ubwo buzima ndi Bujumbura ndi Kiremba abantu b'i Burundi ubwo bari kunyumva ndi Kiremba ndi ku bitaro byitwa Muyinga usibye ko Muyinga ntanahamugwarije cyane ahantu nabaye cyane ni Bujumbura ni Kiremba Bujumbura ndibuka mba hari 2 kangahe mu ijoro narabyutse imvura hari imvura kweri imvura nyinshi muri iyo mvura ariko kubera umuruho wo kutaba mu rugo narasinziriye ndota umwana waje afite umuriro mwinshi kumbe n'ubundi yarwaye ari kuntwika ariko kubera bya bitotsi n'umuruho nkagira ngo ni inzozi sinzi uko nitereye hejuru sanga umwana yumye kubera umuriro ndabyuka mpetse umwana ndavuga ati se ndashaka gukomangira abagore n'abagabo n'abana babo baryamye ngo bavyuke bamperekeze uyu musaraba ko ari uwanje nakwirukanze nkaja ku bitaro njenyine ndasohoka mu nzu ndakinga ndirukanka kuri ahasha ngira ngo no kuri zo bitaro vyitwa hashize iminsi mwari mwegeranye ubagaza zitaraza nta nubwo ari n'ahantu watega uba ni ibitaro byo mu nkambi ndamufata ndirukanka nja ku bitaro ibatirira irantema mu mugongo uri gusohoka nawe uyimufashe gutya urumva nabonye ukuntu umwana wanje yumye umuriro wa murenzi nta nubwo nigeze mushira mu mugongo nahise mufata gutya ndiruka ibatirira irantema mu mugongo rigutema uriri ntumbaza uko ryantema urumva mu nkambi ahantu henshi hagiye hubakisha amabati rirantema sinabimenya ko ryantema munshike mu bitaro abaganga baravyutse noneho nje ndi kuva amaraso
bakabona gusa umuvu w'amaraso njyewe kubera ko ibitekerezo byanje biri ku mwana umuganga witwa umupfurero yitwa kubanuka ndakuramukije aho uri niba ukibi Burundi yambu cyane ariko yaragira umutima mwiza akambwira Ivo sinzi ko nibi bintu ashobora kuzibuka Ivo bimeze gute ngwino hano banze ngusone uransona se nabaye iki wowe mvurira umwana bamukubita urushinge wapi umuriro wapi baransona nta kinya ariko sinigeze numva ububabare bahamagara imodoka icyokoze imodoka yarahararaga yanjye tekereza ko ari wahahamutse kuko umutima wanjye niho wabaga nta kindi kintu natekereza gusibye David imodoka baramubyutsa umushoferi ariko Imana izangirire neza abantu muza ahantu umuryango wa Adere Marihemu Adere aba nzamugirira neza pe umuryango uwo mushoferi yarapfuye ariko umuryango we ngomba kuzawushaka i Burundi nanjye nkazagira icyo nkora ku muryango wiwe uwo mushoferi yanyitayeho cyane arazuka ubwo haje undi mu mama nawe wari wakamye amaraso ari kunda biba ngombwa ko badutwara ikiremba ubwo aho ni mu nkambi tuvuye tugiye muri centre mu bindi bitaro byari by'abazungu turagenda mu ijoro cyo gihe hari amatora mu gihugu cy'u Burundi noneho tugiye kugeraho turi bukatire muri ako gahanda kaje kiremba shoferi aratubwira ati intambara yabaye mu Burundi ati imbere yanje hari igiti batambitse mu muhanda kandi kinini kandi sinsubira nayo uyu mwana wumye David bamuteraga serumu igashira wapi umuriro wa mugore nawe ari kunda yakamya amaraso turamubwira none urakora iki twari turi kumwe n'uwo nyine uwo mupfurero kubanuka ari ninjoro hari mu masaha 8 z'ijoro aravuga ati ngiye gusubira inyuma nibwo bwa mbere numvishije mu mateka ko imodoka izisimba simbi ariko buri muntu afate umugwayi wiwe neza asubije inyuma gusa twese twaravuze ngo mana tubabarire kuko nje numvaga ko imodoka nisimba twese turapfa turashirira arasimba kurya simbye cya giti imodoka ihita izima urumva ntago yari guhita ikomeza igenda byari kwa ngombwa kwizima n'ubundi agasubira akayishitura tukagenda kurya yijimije bahita batunga pisto ku biyo z'imodoka umuntu waririmbye ngo na nyuma ya zero Imana irakora uwo muntu afite ikintu nawe gikomeye yahuye naco sinzi ukuntu shoferi umwuka wamubwiye ngo kora ku matara ambulance ayakoze ngo hewe ngo nimubareke ngo nizampunze nako twakijijwe ganitara urumva babonye ari ambulance dukizwa nyine nako kuko uwo munsi ndabyibuka ntabwo ibo badushikije ngo nibamara kutwakira bagaruke twashitseyo ngo tumare gushikayo nabo bararara babashoferi bararara kugira ngo baze hakeye baje hakeye twebwe dusubirayo iminsi naho amaze ntayo nyibuka nayo yari myinshi kuko nta nahantu nagendaga ngo maringarimo tibishoboka ukwezi 2 3 mu bitaro amezi 4 n'umwaka ubwo rugenzi rwanje na David ruragenda ruba rurerure tashanje mu mwana agira tashanje akana karaho umugambi w'Imana so w'abantu abanyakenya n'abazava ngo Mungu ni nani Mungu ni nani kabiri Imana nyine zakumukiza aba umwana muzima aratangira aragenda yikubise mu ishuri nkora mu isoni kweri ubwenge arabuzana atahana amanota nkumva ndi fieri wavuye mu Burundi ryari mbese ni mu Burundi 2013 biri kurangira ariko yarakize aho ngaho yaramaze gukiramo bitakimeze nka mbere bitakimeze nka mbere ico gihe yaramaze gukiramo kabisa ariko gukira kwiwe neza yakize tugeze hano muri Kenya musubije inyuma buke bavuze ati hari
twari mu bitaro uko indwara igenda ikura n'ibindi bibazo byanje bikagenda bikura ni ibibazo nyabaki bindi byari bikugarije uretse kwibyo ngibyo tuwe tumva ari byo bikomeye. Ndibuka hari umunsi nari i Bujumbura uzi kugira ikibazo nk'icyo noneho umuntu akajya gutuka mwicaranye kuri telefone ntabwo ari ngombwa ko ndi buvuge izina ry'uwo mumama kuko ni muri famiye iwabo na David. Muramukazi wanjye uri i Burundi mu nkambi aramuhamagara uwo mwana ameze gute ngo nyina se ngo ntiyaje gukora uburaya ngo yicaye hano se ngo ari gukora iki ngo ntaco ngo yaje gukora ngo uyu mwana se ngo ntiyakize. Yani wewe uri kubona ko umwana wanje yakize ariko muganga umufite mu maboko iwe se amwicaranye mu zihe nyungu muri kumwe turi kumwe noneho hari ukuntu uvugira kuri telefone uri kuvuga undi muntu ugasa nkaho ukagira ngo wewe noneho niba atarazi no kumanura volume ngo avuge nyine noneho kugira ngo na wa muntu bari kuvugana areke kumva ngewe twegeranye ndeke kumva ndabyumva. Uri mu bitaro turi mu bitaro nawe yararwaje umwana we yari yararwaye ibintu ku mubiri ndavuga ati uyu muntu musubize mureke umutima urambwira mwihorere ndamwihorere uraceceka n'iki kiganiro ndabizi nacumva azumva ko ari we mvuze kandi ntabwo yarabizi ko mbizi ni ukuvuga ngo ndibuka n'igihe navuye i Bujumbura urumva hari igihe utinda nyine nko mu nzu utazi usohoka kubera ko ntabwo wowe usohoka aho umwana aryamye ngo ugiye hanze. Iyo umuntu aba mu nzu hari ukuntu umubiri uhinduka kubera kudahura n'izuba. Uwo muntu bari baramuhaye jeto yanje ngo azaza ampokerera ibyo kurya uwo undi muntu wo mu nkambi ngo ntahe ndamubwira ati pezaga ibyo kurya nje mu wanje ngo aba bagabo wari umazemo iminsi yose ngo nta mafaranga baguhaye. Niyo mpamvu nzavuga ati hari ibintu bimwe bitari gukomeza nyine biba agasuzuguro iyo nja kuba mfite ubwenge mfite ubu nyine iyo nja kuba nk'ubu ubwenge mfite ubu nyine nari mufite icyo gihe ntabwo byari gukomeza gutyo. mbese wowe uvuye mu bitaro warurwaje wari umazeho iminsi ariko undi muntu ari kukubwira ko uvuye mu bagabo wowe byakumereye nka gute ngo niwe muntu wa mbere se ngo ugwajije umwana ngo wa mbere komeza munkoraho ubutesi iwavuga kubesha n'icaha nahise mbona umwijima mu maso yanje numva nuzuye agahinda noneho ukareba n'uwo muntu ukubwiye gutyo niwe utakagombye kubivuga icyo kintu wa hafi niwe muntu wakagombye kukwegera niwe muntu wo muri famiye indani wakagombye kukwegera ariko agavuga nk'iryo jambo. Nahise mpaguruka bukeya ndagenda nja mu nzu yanje wimuki usubira njya mu wanje usibye ko ndanahamaze iminsi namaze k'ibyumweru nka bingahe n'ubundi tujoro nsubira hehe mu bitaro. Ibitaro nivyo byari ibyanje ibitaro nivyo twumvikanaga cyane nivyo byari best friend nibwo bwari ubuzima. Ni byinshi hari n'ibindi umuntu atabashaka kuvuga kuri social media. Urumva umugani wawe uravuze ati nari mfite ububwenge ntabwo byari gukomeza gutya nari kwemera nkaguma ngatukanwa n'umugabo nari kuvuga ati icara twembi bagume badutuke kubera ko iki kigaragazo sicane jenyine twagwajije umwana ariko n'uwacu twembi ariko nyine ibyo biratuma nsubira inyuma uraguma usubira inyuma kugeza saa turamaze abantu bantumye ngo anyway atari ibanga washatse ufite imyaka ingahe ndakubujije reka kuko wavuze ati nari nkiri umwana nari muto sinko nyine ga umuranga wumve k'ibyo bintu bizahise bikugwaho warungana gute
ari muto. Uvuga David namubyaye mfite imyaka 15. 15. Okay, ibyo bishatse bigiye kujana n'ikibazo gitumye mbaza. So utekereza yuko ibyo byose byakubagaho bitewe n'imyaka wari ufite? Kuko hari imyaka y'ubwana usa n'ugitinya ubuzima n'abantu n'ibindi. Noneho n'ukuntu bakubwira ababyeyi bakakubwira ngo umugore iyo yahuye n'ibibazo runaka uzitwaramo gutyo ugaceceka ukagira gute, umugabo icagutegetse ugakora ico ngico. Ariko kubera ko nta kazi yari afite hano muri Kenya, ntago yakoraga muri UN ngo mvuge ngo simukura mu kazi keza ngo araza. Nari kumubwira ati ngwino cyangwa njewe nse. Wakoze ubukwe? Yarambomboye. Papa David ntago ndi kukubesha. Yarambomboye ntago nabesha, tabukwe nakoze. Muri kwa gusubira inyuma kugeza nimugoroba. Kandi ababombotse ni benshi. Nibwo bwari ubuzima. Ariko mwarumvikanye. Bako tusubizaho kugira ngo tuze kumva, kubera ko mu myaka 15 reka kubwiza ruguru habaga ibintu bibiri muri Kongo. Habaga guterurwa akaba no kubomborwa, ariko wari ubizi wapatanye. Kuri wewe byagenze gute? Ubundi wacu nko dusubirizaho kuri se wa David, ubuzima bwa umva twahereye imbere yawe ukiri mwamikazi Yvonne. Ubundi wacu duhe chapitre yindi se wa David yinjiye mu buzima bwawe. Ubundi wacu cyane ntabwo nkubesha, nk'abantu babombotse bari kuvyumva. Sintekereza ko hari umuntu wabombotse ngo yarapatanye ngo mumaze iminsi ngo muziranye ngo mwarakundanye. Oya. Hari nige bakubwiraga ngo ngwino uramutse umushitsi uri mono ukaburagiye, ndetse na yanzu ntuyigeremo ugasanga bakubakiye mu nzira ukagenda. Ariko kubera ko washitse yukarara already washatswe, wabaye umugore. Ni nuwabombokaga ico gihe akagaruka babyitaga ko yavonjeje indoho. Yani wa mugabo bararanye ijoro rya yabombotse kwa runaka yaraye yagarutse bahora bavuga ko wabombotse ukagaruka. Nari gupatana nkavuga gutewe muri bakujanye cikoze nawe yari mutoya. Ni kera haciye igihe imyaka icanyemo, ariko tavyumvuze twibutse ijoro wagiye ntabwo mbivuga kuko imyaka wari ufite yego yari kiri mito, ariko ni ya myaka yo gufata ibintu mu mutwe bitaza bivamo. Nagiye nabi nyine, nase ndakubwira gute, ni kwa kundi nyine ugenda ukavuga ngo nebuca mu gitondo uragaruka. Niko wagiye uzi hari n'abagarukaga bakabagarura mu washatswe ugiye bataguteruye ari kuvuga ngo ejo nzogaruka. Njye ni nkaho bantwaye ku ngufu. Hari data wacu umwe wambombokesha ariko simuvuga. Ni inshuti yanjye cyane. Simuvuga. Yakubwiye gute? Ngo duherekeze. Baba baririsi tuyireke. Mu bintu najya nshaka kugarukaho nebyo. Oya bitubwireho kubera ko ntiyupfa muzabibona next muri film. Ngiye gukina filime y'ukuntu abantu babomboka. Bazabikurikirane muri film. Okay, uko babomboka nuko mbivuza ahangaha filime. Nishaka nzokineje uko nabomboka. Ahubwo okay. Yabiragiye. Duheterela. Kubomboka ni bibi. Uzi impamvu ari bibi? Kubera ko nubu biracakorwa. Ariko ukuntu bikorwa ubu nyine siko. Nose nk'umuntu ubombokera hano akavugana n'umuhungu bagafata uba bakagenda. Ubwo ntagaruka. Banahaje. Hari nk'ukuntu imiryango itaba yabyumvikanyemo. Noneho kubera urukundo mwebwe mwenyine mufitanye mukavuga ati nta kundi kumara bino bintu twibombokere. Aba hano mu mujyi niko babikora. Ariko iri ruguru wacu hari abandi bakubakagada. Bakagutwara batitaye n'uburimiro ufite mu maguru uvuye guhinga. Nuko we barakubwiye ati duherekeza abashitsi. Uyu muramu waje ni igitangaza, ndanze ko ndakumva cyane. Nawe ugiye ko muzabibona muri filime kuri Nyakica Authentique nizo wa next muzobibona.
kuko nimbivugira hano filime irabirangiye. Anyway. Yani babone ibomboka ry'iwacu kuri tele n'ibomboka ryo mu mujyi. Ibyo ni ibintu bibiri bidahuye. Iyi ni inkuru noneho muri filime ho bizaba ari ubuzima banagutwara. Ahubwo bazotwara Ndashatse kuvuga nuko bazabona umuntu bamutwaye. Bishatse kuvuga ngo aha turi kubakumbuza kuja kureba neza kuri Nyakinshasa authentique. Amatsiko abiri. None nuko wowe uragiye bakujanye uherekeje ico twamaze kucumva ko wagiye uherekeje watuye gute? Natuye maze kubyara. Neza ndavuga ati iyi ni kashe. Umwana buri abana benshi nibo batumye abantu baramba mu ngo. Wari inzu byara utarumva ko washatse? Cyane rwose nkaho numva nataha. Akabwo ngenda nkarangiza nk'umuntu hakujya yanje wo mu muhananze nkavuga ati reka ngaruke ndeke guhura na kuko ruguru bari bazi ko abakobwa baza batoroka bagataha. Baratorokaga se cyane. Uri umugore? Yashika niwe bakavuga ati taha. Biraziririzwa taha subira iwanjye. Yatorotse barahabaga abantu barataha. Ariko nyine iyo umaze kubyara uba wumva birangiye. Kandi noneho jewe narabyaye gutya mbyara David numva urukundo nibwo nkunze papa we. Naho ubundi sinari bukunda nitegeka gusa ngo washatswe ariko mzaye umwana numvishije urukundo noneho bampaye umwana w'umuhungu ngo murebe gutya noneho hari ukuntu David arasana papa we bikabije iwe arasana papa we bikabije ni kuri iyi sasa nawe ni muremure kuriya gusa ikintu batandukaniyeho papa we iwe agira inyinya ariko David we nta nyinya agira ariko barasa n'intoki za David ni papa we n'amano mbese barasa pe barasa ni wa mutwe n'amatwi byose rimwe zakanyose barasa niho numvishije mu mutima wanje nakiriye papa we numva ndamukunze cyane cyane ni kamatoke yoga nabonye amatoke y'ingumi wabonye amatoke nuko yari matoke yobyo nuko urumva warabyaye umare kubyara igihe wakiriye ko washatswe uhita urwaza nibyo winjiye mu yindi chapitre intambwe y'ikigeragezo uhita uva ruguru uvuye ruguru mutandukaniye n'umugabo mu nzira agiye muri Kenya aje hano muri Kenya nanje ngiye mu kambi byari bimeze gute iyo separation ntabwo byanshimishije kuko already navuye ruguru nzi ko nje muri Kenya ako nyine hazamo akandi kantu gatuma ngewe nje Burundi iwe akaza hano muri Kenya byaranambabaje pe cyane ariko wababaye ico gihe cyangwa wababaye umaze kumenya ubwenge ico gihe byo ndavyibuka byarambabaje ukuntu ngiye Burundi iwe akaza hano noneho dufite umwana w'umurwayi wabimenyeye hehe amakuru yo kuvuga ngo weje Burundi we aze mu Rwanda twari kumwe mugeze mu Rwanda urumva iwe yaje hano gusezera mushiki we wagiye hanze uba muri Amerika aza hano ariko aza oreda ziko dufite umwana urwaye araza aramusezera aragaruka ariko agarutse ari hano bamubwira ko hano haba ubuvuzi buri hejuru azaje kuntwara kugira ngo tuzane umwana hano tumuvuze ageze mu Rwanda ngombwa ko nje Burundi iwe agasubira n'ubundi akaza hano muri uje Burundi kandi yaraje kugutwara n'umwana niyo mpamvu ntashatse no kubivugaho ko ariho bisa naho hazingiye amakuru iyo tubwiye udukonjoreye ibyo byaratambutse nta nubwo mba nshaka kubigarura kuko ubu mfite umwana mukuru kandi sima nshaka ko umwana wanjye amenya icyo kintu kuko cyamubabaza tekereza ko atazokimenya ntarakimubwiye kubera ko atari njye cyavuyeho cyamubabaza kandi mba ngiye kumushiramo umutima mubi kandi ntago mba nshaka ko umwana wanjye hari umubyeyi muri twe twembi yabonamwo avuga ngo byenda papa ni mubi cyangwa se mama ni mubi aje no kugenda naramubwiye ngo uvuye mu maboko meza ya mama wawe ugiye mu yandi maboko meza ya papa wawe
impamvu itumye tutajyana si uko nkwanze na papa wawe impamvu aguhamagaje si uko akwanze ugende wubahe papa wawe kuko nta wundi mubyeyi muri iyi si uzitwa papa wawe nta n'undi uzitwa mama wawe uko byaba bisa kose ni mama wawe waranyubahishije muri iyi nkambi witwaye neza umwana wanjye yitwaye nk'uko mbishaka hano muri Kenya yitwaye nk'uko mbishaka hanyuma rero uzagende na papa wawe mubere umwana mwiza nta n'umunsi yigeze yumva mvugana na papa kuri telefone dutukana dutongana wapi n'ubu nyine ampamagaye wo kumva ukuntu tujye tuganira hari umushuti wanjye wigeze kumbwira arambwira ngo yumvishe papa David yarampamagaye hari ibintu twame tuvugana byiriya processus yiwe arambwira ati urandusha hari ikintu ndusha ngiye nta kwihanganira kubera ikisi umugabo twatandukanye ngo akampamagara ngo nkamuvugisha neza gutyo aho numuvugisha nabi birahindura iki turi mu nyungu z'umwana wacu twembi dusangi kuvugana nabi birabyara iki kuvugana nabi umusaruro urimo n'uwuhe uko byitwa kose ndi mama David nawe uko byita kose ni papa David wayi tuvugana nabi iyo umuntu atagushaka mu buzima bwiwe uramureka akagenda nawe ugatuza hanyuma rero cya kintu kibahujije akaba aricyo kintu gituma muvugana neza kubijanye n'umwana subirayo inyuma gato hari abantu bavuze hari abantu twahuraga bakambwira ngo yewe ngo Pole ngo twamenye amakuru ngo umugabo wawe ngo yakwivuza umwana hoya ejo bundi mbere David ataragenda David nkaba bamwibiza ubu nyine nsohotse mu umwana nsize mu nzu ndumwibye cyangwa ese umuntu yo kwiba umwana we tinkaba kamwica bakanyuzagamwe akanefu bakanyica ariko niyo yaba ari umwana w'umwaka bakamwiba akura yumva ko nyina ahaba ariko umwana wanjye ntibamwibye sinzi ko nakiriya kiganiro nakoze ku kibuga cy'indege utacumvishije naravuze ngo abantu mwagendaga muvuga ngo David baramwibye ngo uyu noneho ndamwiherekereje reka agende mu ruhuke Yvonne umuntu uri kukumva wumva uburyo uri kuvuga ubuzima akayumva ari inkuru mu by'ukuri birasoundinga nkaho ari ibintu bisanzwe sibyo sinzi niba ari uko wenda wabikize bitakiri bibisi ariko kurera umwana utabana na se bimeze gute icambere biragoye noneho ahantu biba bigore naho umwana bageze mu myaka y'ubuadolescence njewe kuntu nabishoboye mvuge ko nabishoboye David narabanje muremamwo ubushuti mugira inshuti yanje sinamugira nk'umwana yani nkonza muvugisha mwaraza umwana wawe ikintu wakoze si ciza iki kintu ni kibi iki David kuva mbayeho arinza aje kwasi ntazi urushigwanje uko rusa sinigeze mukubita twatangiye kuganira akiri muto agenda kura abantu bawo moja mwandike muri comment abantu duturanye hari amoja David niwe mwana wagendaga mfashe ku rutugu tuganira duseka mu muhanda none nk'abanyakenye bo ningene bagira ingeso mbi ngo na uyo musichana ngo na date nako kakijana nkahindukira nkavuga ati mufata ubusoyi n'umwana wanje no kuvuga ngo abatatuzi abenshi bari bazi ko ari musaza wanje ejo niho mwiza yambwiye arambwira ati nyakensha imyaka uriya mwiza atumenyanye vuba hagiye kuri kamera kandi twari duturanye ariko ko umuntu aba ari busy undi ari busy arambwira ati imyaka nabaye aha nkuzi nari nzi ko David ari musaza wawe no kuvuga ngo kurera umwana uri wenyine ikintu cabinshoboje David namugize inshuti yanje inshuti magara inshuti magara nshobora kukubwira ngo David namubwiraga kino kintu ukavuga none ndi umusazi umubwira amabanga
nkambwira David iki kintu niki ngire gute akambwira magikore guke David gikore guke yani namugishaga inama nk'umuntu mbese nari naramugize umugabo kandi akira umwana ni wa muntu nahamagaraga urumva se rino joro twogiki namugiye no hamagaye umugabo ngahamagara umwana akambwira ngwino turabivugana wageze hano cyangwa ubundi tukikubitira akazi k'imunzu tukabyina twembe nawe tukabyina rwose n'uburebye sitati yanje birahari tukakubitamo umuziki tukibyinira bikamera gute nyine nkumva nje muri nje nuzuye umunezero nkamwicaza nkamubwira ngo urabona imyaka ufite iyi myaka yongoza gutya ikwereka ko nta n'umuntu wagukubita kuri isi ngo kubashe ikwereka ko uri umuntu utahangarwa ariko iyi myaka ibiri kugushuka imyaka ishobora kukubyarira iki ikakubyarira iki ikintu ni kibi yava ku ishuri akambwira ati mwarimu yatwigishije gutya na gutya iki niki niko byogenda nticane mbese n'umwanaga utaratinyaga kumbwira ukuri utaratinyaga kumbwira nyine icyo yumva mu mutima wiwe urebye chat zanje nawe wakomegwa zawe wagira ngo ni undi muntu uri mbese David arenze kuba umwana wanje ni inshuti magara mbona n'impamvu zenda byanyoroheye kubana nawe hano nuko yanyumvaga nanje nkamwumva tugahana ibitekerezo David ni wa mwana utarugira urugomo ngo asohoke mu nzu ngo mubone muri quartier ari kuzerera cyangwa ngo usange nahangayitse ngo namubuze saa 3 z'ijoro David yavaga ku ishuri yamara gukora homework akoga akarya akicara mu ntebe ariko ugasanga inzu iruzuye no ku mutwe bagenzi be mu nzu noneho umunsi umwe ndamaze se David aba bana bo ntibagira iwabo kuba utazuje iwabo arambwira ngo ma nguzi impamvu nukuri ntabwo negize umwana mwiza arambwira ngo abashuti banje barambwiye ngo muno niho bazabisanzura kuko iyo nasangaga buzuye mu nzu narahushukaga bukeya discipline nk'umupangayi ninjye wahindukaga umupangayi nkaja mu cyumba canje nkikingirana yani bakisanzura bagashumba bagateka bakarya bakagenda ubwo nibwo buzima bwanjye noneho ikintu caje kunyica ejo bundi ku Cyumweru navuye gusenga nzi ngo natwaye ifunguzo n'ubu ndazifite muno hari agashuti kiyo nako kitwa David uwo mwana yanteye ikibazo kugeza ubu nyine iwe twaranajanye muri goro bafatira imodoka tugiye ku kibuga kuko nari mbizi ko n'ubundi buga batemera ko tuvamo ngira ngo no ku kibuga abonye akantu gato yabagiye bafata tuhita twinjira mwe ndani mu kibuga kubera ko nje byari ngombwa ko yurira akagenda mpari bari abana benshi bari baje kumuherekeza nk'umunani ndavuga ati ubwo wabagiye ntibazongera gukandagira mu rugo kuko go bahasangaga yagiye kumbe bavuye ku kibuga na musaza wanjye ngo bururuka imodoka musaza wanjye abona bose inyuma yiwe no mu nzu ashikarateka bararya barataha ku Cyumweru mvuye gusenga mu gitondo ngo nze nsanga wa mwana w'umushuti wiwe ari mu nzu ntangiye gukora ku muryango ngiye gufungura mbona umuntu arakinguye ese David uri hano nibwo nagize shavu bwanjye bwa mbere buriya no ku kibuga narize kubera Aline yavugije induru Aline debut yavugije induru bituma nanjye ngira ishavu ndarira ariko mu bantu bari bakomeye n'inje kuko abantu batabitekerezaga noneho ndatambuka muheza amafaranga ngaho ugenda ku iduka ugura icurya musiga muri sararaguma areba televiziyo harimo umupira nja mu cumba ngo mzuke ngeye mu gitaramo nsanga inzu iruzuye babana bose ibi bintu ko bidasanzwe
mpamagara David tambwira yaya siko abashuti baba bari mu nzu nguye ngo mangu uzajya usiga urufunguzo hahandi ngo bazoza baza mu rugo okay ariko nyine biranshimisha kuba bifite urufunguzo rwabo baza baruzi ko barufite tabyo nari nzi nabimenye ku cyumweru ngo baruswapije David agiye ariko byaranshimishije wow byaranshimishije byari bimeze gute separation yawe n'umwana umaranye imyaka ingana gutya uravuga ngo aragiye mu by'ukuri papa wiwe ambwira ko ashaka kumudekarara twabigiyeho inama ko turi batatu njye nawe na David David twe tumufata nk'umugabo na papa bamufata nk'umugabo ntabwo ari ikintu twapfa gukora tutagishije umwana inama gusa ngo yumve mu gitondo ngo yewe niraduhamagaye oya umwana wacu twamufashe nk'umugabo kuva kera narabanjije ndavuga ati ngomba kubyakira kubera ko hari abantu bambwiraga uri umusazi nta bwenge ugira ni gute ufasha umwana wawe waruhiye kuriya uramutanze kubera ko iwe ari kureba nkaha nk'ingene nareba hano ariko sindeba ikintu kiri hano inyuma ya mikoro ariko nje naravuze ati processus yo muri Kenya yarashize kandi ubuzima bubi bwo muri Kenya ntabwo nakwifuza kuguma kububanamwe n'umwana wanje umwana wanje agomba kugenda agiriwe ayo mahigwe agahindurirwa ubuzima akaja kwiga neza akaja gushaka ubuzima bwiwe akabaho neza kubaho neza kwa David ko kubaho neza kwanje tumaze kubyumvikanaho atangira declaration nkabisengera nkavuga ngo mana kugeza ku munota wanyu muzankomeze ubundi ntago nokurikiza umwana wanje amarira kuko ntagiye kwa Satani umwana usanze ise wamubyaye gute yavuye mu maboko meza ya nyina asanze papa wiwe yego biteye irungu uko nari meze mu nzu nubwo mbana na musaza wanjye nkurikirana uko nari meze na David kubera ushuti twe twagiranaga kuno David ni gikara kukurusha ariko ni wa muntu njya postinga nkandikaho ngo njobe yanje njobe ifugiye mama babaniriya twabanaga umoja niyo uzukunda kumbwira muri commentaire akambwira ngo ariko mama David njobe ya David uzuyibona wayikuye urumva rero njewe ntabwo narebye ko ngiye gusigara njenyine kandi nta mubyeyi uzabifuza gutandukana n'umwana ariko kandi naravuze ngo reka umwana wanje agende yige neza abeho neza uko ubwenge twakuje muri Kongo sibwo dufite hano twebwe turi hano dufite ubwenge butandukanye n'abantu bari kuri tele uko ugenda mu bihugu biteye imbere niko ugenda wunguka ubundi bwenge ndavuga ati umwana wanje agiye kunguka ubundi bwenge bigenda afite ikintu azabanjewe ntazi kivuye mu bushobozi bw'Imana cy'Imana izamugera co kubaca ariko nk'umuntu utekereza ngo utanze umwana urumva imyaka yari igoye yo kumurera yarangiye urabona umwana wo hanze yagejeje mu myaka 18 abahanguriye kuguma kwiga n'ubundi no kugira gute no gukora ariko izo sivyo narebye izo sivyo narebye nubwo atarageze iyo 18 ariko naravuze umwana wanje agomba kuja hanze akabaho neza akiga ibyo akaba umugabo ufite fitire akaba umugabo ariko narabyakiriye none se ubundi nturi kubona ko nkomeye cyane fitiro irungu rya Darifite ubu ngubu nta kuvugana kuri audio ni video call kambaza icyo natetse nkakimwereka nawe akanyereka icyo ari kurya nubwo nibwo buzima ni iyihe moment cyangwa se igihe ushobora kuvuga cyagushepinze cyakugize umuntu uri uyu munsi mu bihe byose waciyemwo igihe kimwe ushobora kuvuga ngo iki gihe kubera iyi mpamvu yambayeho muri buno buzima cyatumye mba umugore ndiwe none ikintu cyatumye mba uwo ndi uyu munsi ni igihe natandukanye na papa David naricaye hasi ndavuga ati se ngomba gukora iki muri ubu buzima urumva kumenyera sponsor ukamenyera umuntu ukumenyera buri kimwe cyose kwishurira inzu uguhahira ukwambika bwaca kabihagarika
natekereje ikintu nokora, ndavuga ati ngomba gushaka ikintu, ngomba gukina filime y'umuco nyamurenge nubwo nzategwa amabuye menshi ariko nzanasenga n'Imana ibimperemo umugisha kandi Imana yarabikoze. Mwatandukanye ryari? 2019 yagiye hanze 2017 tutandukana 2019 yagiye tubana hano twarabanaga hano twarabanye nk'umugore n'umugabo tubana neza kugeza giye. Mwabanye hano muri Kenya nk'umugore n'umugabo cyane, ariko abantu benshi bazi yuko ndagira ngo twatandukanye tutaranashakana. Oya, wavuye mu Burundi musanga hano? Twarabanye Rongayi. Rongayi twabanye kuva 2013 kugeza 2017 mu kwezi kwa kabiri nibwo yagiye hanze. Ico gihe rero aho muratandukanye, natekereje ikintu nakora kugira ngo mbeho umwana wanje ntakabicariye, umwana wanje ntakabicambara, mbese umwana wanje ibyishimo abigumana. Nico gihe natangiye filime. Niwe byaturutseho cyangwa niwe kugira ngo mutandukane? Byaturutse ku bandi bantu. Nshatse kuvuga message yo kuvuga ngo to divorce. Niwe wabitanye wabizanye. Wayakiriye gute umunsi uyumva? Ndabyibuka nari ndi mu kabiri nagiye gusenga umunsi ansezerera. Arambwira sohoka hanze tuvugane. Uri mu ikanisa? Ndi mu ikanisa. Turavuganye arambwira wataha tukavuga muri rugo mugabe nta kirenze ugiye kumbwira ahubwo mbwira hano kuko urumvaga nyuma yaho twe tumaze iminsi turi mu magambo muzozana. Aransezerera uko yabivuze ndambwira nico warusha sawa reka nsubire mu ikanisa. Wari ubizi ko agiye kukubwira? Ntabwo nari nzi ko agiye kumbwira. Ntabwo nta kirenze cyari yani ntambara nari ndimwe muri ico gihe. Nta kindi numvaga zana kiremereye kiruta ubuzima ndi kugenda murimo. Nico gihe inzu yanje ari ingufuri zibiri already bayifunze, ariko ujye nyine ko abanyamurenge uvuga ngo sinsohoka mu nzu nyisohoyemo batavuga ngo uyu mugore nawe sishasha. Nuko utayisohora mu nzu bayifunze, bari bayifunze rent. Tumaze iminsi tutayishura, mbese atakicishura. Subira mu ikanisa mbira musaza wanje, nsanga musaza wanje yimutse mu ikanisa. Nje naramubwiye uko muramo wambwiye ngo mare kumubwira namasanga musaza wanje yashatse indi nzuga ntoya kuri yayi kuri telefone. None se uri ndi mu materaniro hari ikintu mfite se guhinduraho? Tacoga mfite guhindura kandi afaranga mfite. Musaza wanje kugeza ubu nyine ni nkahazi ko mwisi tarabona ikintu kimbabaza, ni nkako iwaza atekereza kuko azanyicaza akambwira se wewe muri iyi si niki kintu kizokubabaza kugeraho umuntu abona ko yani wababaye akabyumva. Icyo namaze gusobanukirwa ni kimwe, ku kintu udafitiye ubushobozi guhinduraho. Byenda ngo mvuge ngo iki kintu kubera ko mfite amafaranga runaka ninyatanga iki kintu kirahinduka. Ngomba kwiyakira. Aho harimo ibanga. Ngomba kwiyakira, nta banga ririmo. None se nyine yo gihaye umwanya ku mutima wawe ari ubabaza cyane kandi ntunagihindureho, inyungu ibirimo ni iyi. Ivo, baguhaye message sohoka hanze mu ikanisa, urasohotse, arakubwiye ngo guhera none sinkira umugabo wawe. Wamusubije gute? Naramushimiye. Ikintu gusa nakoze ni kimwe, naramushimiye ndambwira warakoze ku minsi wadufashe neza, watwishuriye inzu, waratugaburiye, ntitwaburaye, ntibadutaye hanze, warakoze, Imana iguha umugisha. Hari ikindi ntaco kuva telefone nsubira mu materaniro. Ese wowe ubitekereza uri kubitekereza nkaho nari kuvuza induru nkarira nkagira wewe ko numva wenda bari nko kuja kuryama kugira ngo nkaryama kandi inzu bayifunze.
mu kuryama mpamvu utatashe nuko wari uzi ko nta nubwo nari ntahubwiye gutaha amateraniro atarangiye hanyuma bihindura iki so in short mwari musanzwe musa n'abatandukanye n'ubundi kandi mukibana urumva ni ibintu byabaye mu gihe gitoya ariko bizana imbaraga nyinshi bizana imbaraga nyinshi ariko avuze iryo jambo ryo kuvuga ngo turatandukanye ntabwo byari kunca intege ngo numve ngo ncitse umwisho w'ubuzima singaho ndahari hari abantu muba munkurikirana ko murabona ngo nka bwakise ko urabona usa n'utagira umugabo hafi igihe runaka iyo kije ni byiza biba biri imbere ntabwo ari wo mwisho w'ubuzima bwawe ubugezemo oya ibigeragezo bigomba kuza ibyiza bikaza byose bikabaho kandi tukabyakira nyuma y'uko akubwiye ngo birarangiye ni ryari wabyakiriye wumva nyine ko mwadivorushije atakira umugabo wawe sinatinze kuzakira ntari gutinda gute kuzakira urede utabona amafaranga y'inzu ntubona amafaranga yo kukwambika ntubona amafaranga yo kukugaburira utabyakiriye wakora iki mwamaze igihe kingana gute mutavugana nyuma y'uko gusezereye mbese mutarasubira kuvugana na yambu pe yambu ibyo ari amateka ibyo ni amateka yambu yatangiye muri dekararasiyo y'umwana bite ni byiza mwabyutse mute twabyutse nawe wabyutse neza yego haciye imyaka none umwana hakenewe iki sawa tuzagendayo ryari akaduheza kuri imeri ibisabwa tukabijana byenda mu mushinga runaka tukabikemura nkamubwira ngo byarangiye twabikoze gutya na burya kandi mu mutima wanjye nta bugome burimo kuri we nta bugome ubwike mayimayi iba umwanzi na se w'umwana waje mubonera umwanya na se w'umwana waje mubonera umwanya wo kumushiraho oya ni se w'umwana wanjye setu ni papa wa David cyangwa ngo atandukanye n'umuntu ngo kuri amuhamagara mu izina kuri telefone James oya reka nguyu ni umuhamya byandike muri comment nta munsi ndamuhamagara mu izina ryiwe kuri telefone wapi naba mbesha n'Imana yampana pe ntabwo byigeze bibaho muhamagara papa David ko tuzi yuko abantu iyo batandukanye bazasa n'ababaye abanzi nyine mugani w'abamaye kubera iki mfite umwana we mfite amaraso ye nawe afite amaraso yanjye kubera iki mbigira intambara uko kwitonda kwawe kuri we cyane watekerezaga yuko azisubiraho oya ngomba kwitonda kuri we kuko mufitiye umwana kugira ngo umwana atazajya yumva buri gihe ko isa mpamagaye yumve ko ari intambara kuri telefone hako hari igihe umwana yanzaniraga telefone akambwira ati vugana na papa kandi akanyicara iruhande kuki se atumva amagambo meza amuvugisha neza gaheza umwana wanje telefone akagenda muri salo maze kuvugana na papa kubera iki se intonganye ziguma njewe mbivuge kuri kamera ntabwo nigeze ntandukana na papa David ngo kubera hari kosa nakoze ahubwo ni kurya abantu babinjirira mu muryango bakabateranya hakagira umuntu ukora ikintu ahubutse ukihutiraho gukora ikintu utabanjije ngo ugitekerezeho ariko nta kintu twapfuye na papa David gifatika ntacu data bukora hari ngiye twaraganiriye ndamubaza umuhungu yakubwiye ko mwapfuye iki nge nawe twapfuye iki arampakanira arambwira ngo ntacu naramuganirije nta kintu yambwiye mwapfuye data bukora acahari iyo muvuganye nawe ubu nyine na papa David muzamuvuga ko mwapfuye iki iyo sije ntayo tuzana tuganira ibitureba by'umwana ibindi umuntu agakomeza n'ubuzima bw'undi agakomeza n'ubuzima bwe reka ukuri nyuma yo gutandukana ntimuragirana ikiganiro kivuga ngo se twapfuye iki naba mbesha
kuva uwo munsi ambwira ko dutandukanye kugeza ubu nyine nicaye hano kuri iyo kamera iyo topic ntabwo irongera kuguza mu buzima bwacu ibahuza nk'umugabo n'umugore ngo tuvuge ngo ubuse urabona twarapfuye uzamva uri guilty hari ikintu uzawishinja wewe ukavuga ngo bisubiye inyuma habe na kimwe tugasaba tukabana nk'umugabo n'umugore hari iki kintu kimwe no kosora habe na kimwe ntaco nishinja nawe ubwi warabizi ko nta gihari ntago ndi kubeshera inyuma y'ibi bihumbi bigukurikirana okay sinabuze umuntu uza kwandika muri comment ngo azane twatugambo twe yagiye atoragura hano hanze batubwiye ko apfuye n'umugabo kiniki cyangwa bavuze ngo kiniki inde Papa David baba bamubeshye mbese mu babivuzanye wavuze ngo zavuye muri abo babizanye byenda iboboza bakandika kubera ko bataba bazwi nanjye Papa David ubwo yarabazi urumva habo ngabo ntago nacibwa intege n'ama message yabo kuko nubundi nawe ubwawe kububanye n'umugore wawe ntago abantu bose babyishimiye n'ababanye n'abagore babo kugeza uyu munota hari abatabyishimiye hari abatishimiye ko urugo rwawe rwagira amahoro hari abatishimiye ko bavugana neza n'umugore wawe hari abatishimiye ko kwitwa ko ari umugore wawe ibyo byo ni ibintu biriho ariko ubu ntaco nicuza byatuma mvuga ngo bisubiye inyuma reka nkubaze ikibazo kijanye n'inama wabaye umugore w'umugabo ubu umubyeyi w'umwana uri kumwe na se urasubira ubu umubyeyi w'umwana utakiri kumwe na se usigare urera wenyine agera igihe yuko tubona umaze kuba umugabo ni iyihe nama ushobora gutanga ku bantu umugabo urugo rukibanye umugabo n'umugore bakicubakanye wewe wabonye nk'isomo utokwifuza ko bagwamo inama nabagira nimwe no kutumva amabwire ntago ajya yubaka urugo nusohoka hano hanze bakakubwira ngo uriya muri umuntu wanjye utunze mu nzu bamubonanye n'umuntu runaka reka urugero ntangeho Bonfils umugore wawe tumubonanye na Bonfils kandi bari kubasa nkaho barongoreranye cyangwa se hari ukuntu bararebanye kandi nseko basetse cyangwa hari ikintu kiherekeje hari ukuntu basetse mbonamo akantu cyangwa kujya wasohotsemo wawe Etienne yamayinjira ese kuri mu gusohoka Etienne akinjira niki yewe kubera ko hari ukuntu hise uhubukamo byenda ntibazi nico upfana na Etienne byenda Etienne ni murumuna wawe cyangwa se no mu family cyangwa ni inshuti cyangwa ni aho ngaho nawe ukamutaha cyangwa ni inshuti y'umugore tureke ko ari ni inshuti y'umugore kandi nawe ubwawe urabizi ko bari inshuti aho ngaho uravumbutse urazamutse ese ubundi baganira iki nukubera ko ari mu kubona mvuye mu rugo akabari bwazi aho gushika ngo umanure isukari mugani wa mwana umbaze ati se mada ko ndi mukuva aha cyangwa se ko ndi mukumva ngo runaka ari mukuza aho mu rugo azaza gukora iki kamutangira kurema nubundi nakaza mbabona nubundi nakaza mbona ibyo muzamukora ngaceceka none n'abantu batangiye kubabona mu muhanda muhagararanye abantu batangiye kubona azazimuhira wasenye bya bine ngo bagutijirijwe umuhora senyugwe usenyurwe bamutiza umuhora iyo ugendeye muri ibyo bintu ubundi urugo ni imbabazi no kwizerana mu rugo iyo hatabaye imbabazi ngo umugore wakwizere nawe umwizere nta rugo ruba ruhari imbabazi zigomba kuko turi abantu turi abanyamakosa nshobora gukora ikosa ariko mu gihe ngemeye nkakubwira ngo mbabarire ntumbabarire imbabazi zanyu z'abagabo ngo ziba ziva kure sawa niko bakubwiye serious awiziva ukabona umugabo umugore yahiririye wambabariye papa runaka nukuri byancitse nagize gutya wambabariye ngo sawa
tunavuze ngo mbese imbabazi zikabasawa akantu ko kuvuga ngo ndakubabariye kakagora kagakomera cyane ariko mu rugo ako karanagoye gute n'utari umugore n'abandi oya reka noneho n'abakirisitu siko gusaba imbabazi bigoye bazavuga ngo bigoye nukuri nta kintu hagoye umutima wawe bazavuga ngo kwihana si ubuhanga ahubwo nukwemera gusa koga rero nge ndagapfa je nkunda gusaba imbabazi cyane nkunda gusaba imbabazi pe ico kintu nciyezeho nzi neza ngo nagukoreye ikosa kuza nkakucaza nkakubwira iki kintu nakoze mbabarira ndazi gusaba pe kubera iki se ndasaba imbabazi udahabwa imbabazi udatanga imbabazi nawe ntazazagirirwa siko bibiri tubwiye none bamuvuga butumwa sawa ibyo mujyaki wari wavuze ngo uzawe nugukina ngo ariko ntuzi ubwiriza ariko urabwirisha isomo ry'ubuzima wakuyemo muri iyi situation yose ubuzima bwose bushaririye bukakaye ndizera yuko nyine butakishaririye cyane kubera iki urasa nk'umuntu ukureba ubuzima bushaririye watubwiye ntabwo ariko bukimeze nukuri siko Imana yahinduye page cyane byakwigishije ikirere ikintu cya mbere byanyigishije kubana n'abantu bose amahoro kubera ko abantu bangiriye neza majorita benshi ntabonze nta nabo ndabona gutya mu maso nta nabo ndabona aho ukabona umuntu araguhamagaye umeze mute tumeze neza natekereje kukugurira fanta akaba gutaye $1 za $100 zirimo umufuko w'ifu zirimo agakurutu k'amavuta zirimo umuceri zirimo n'imboga kuko nje sinojyaga ibyo bintu nabonye muri ubwo buryo ngo bimare njenyine ngomba kudahaho ku isani nkajana ku ikanisa cyangwa se ngaheza umuturanyi mpambona nawe ubuzima butamumereye nka neza byanyigishije kubana n'abantu neza byanyigishije gukunda abantu mbese bifite ibintu byinshi byanyigishije byanyigishije kutazandya njenyine ngo nime abandi byanyigishije gukunda Imana uri umukirisitu cyane kuvuzemo akantu ko kudaha ukajana ku ikanisa n'icya 10 ndagitanga ariko utanga irimbuko wow kuko nagenga burirwa n'abantu ntazi wari uzi ko uri umugore utangaje tabyonse nyuma yo kukumva ibintu uvuze none reka nje mbikubwira nukuri muze kutwandikira muri comment mubwire uyu mumama kugira ijambo uza kwandika nubwo yakomeye ariko ryiza pana za comment zanyuze tukanazike oya nazo zirakenewe njewe se ndi faranga timwumvugaga neza mwese naje ndi faranga yaye jewe iyo bavuze nabi iyo umuntu yamvuze nabi bimera biti mba numva wa muntu hari ikintu murusha gikomeye mba numva ndi umuntu udasanzwe kavuga ati kari akanyagwa reka ngatuke muri comment ariko ya mugore ntasanzwe bategerezwa kumvuga nabi hari abantu bagomba kukuvuga nabi hakaba abandi bakuvuga neza kubera ko muri iyi si nta muntu wabona ukundwa na bose kuko nturi faranga habe na Yesu umwana w'Imana yaje kuducungura abandi bamucira amacandwe ari kubakiza sinkananzwe njewe mwamikazi umukobwa wasita umuzinda atibishoboka uwumva akeneye kumvuga nabi no kuri muri comment courage uwumva akeneye kwandika byiza nawe courage timukaza mubuza abantu kubavuga nabi njewe impamvu ntabuze umuntu kumvuga nabi igihe ngize icyo kibazo cyo gutandukana na Papa David hariya umoja baranyikoreye baravuga uriya mukobwa mushizi w'isoni ibiki n'ibiki umugabo yamwanze kubera ko ari gukina filime natangiye filime twaratandukanye ari iki ari ubuzima ndi gushakisha ibo bakama bapfa kwarara gusa yuko umugabo yakwanze kuko usigaye ukina filime kandi filime nayitangiye twaratandukanye ka option yo gushaka ubuzima n'umuryango wundi wari ukinguye kugira ngo ucemo noneho bukeye
nza nibuka umukecuru umwe yansanze ahantu mu kiriyo akaza apfukama mu nzu y'abandi twatabaye ngo mbabarira ngo ntago narinzi ngo nje nagiye mvuga gutyo ndamubwira ngo mukecuru ndi mu bihe byanje uvuga ibyo ushaka haguruka ndi mu bihe byanje twatabaye reka urusaku turi mu nzu y'abandi ni ukuvuga ngo iteka ryose iyo uri mu kigeragezo buri muntu ategereza kukwita izina ashaka rijanye n'iki na cya kigeragezo cawe ntukabuze umuntu kukuvuga nabi abari kukuvuga nabi inyuma yiwe nawe hari abandi bari kumuvuga nabi gusa nuko atazabaza ngo atekereza ngo bavuge ati se nawe nje Nyakinshasa uri kuvuga Nyagotomera nabi inyuma yanje abaha bamvuga nabi barangana iki ibyo bintu nibyo batazabatekereza akuvuga ngo umuntu yakuvuze nabi atampahira kawunga atangurira gaze atanyishurira inzu atanyambika two n'utuntu twarushe cyane toto gukomera ni iki bivuze anyway reka twinjire muri parti yindi y'ubuzima urimo buno buzima bwakingutse uyu muryango wafungutse reka natwe tucemo kidogo winjiye muri filime gute